Michael Carrick ati ubu turanezerewe cyangwa se ibintu bimeze neza, dufite ikipe iri balance. Ati ntabwo tubeshya, ati squad dufite iri balance, navuga ko balance no kuvuga ni ikintu kiringaniye, iraringaniye. Iringaniye ko nago bavuga nyine ibiringaniye mu buryo bw'imigirire n'imikorere, ngo nta rwego nta hamwe yasumwe ngo mu ijambo rimwe, ntabwo ruvuga iraringaniye kubera ko wenda iringaniye na za nutinganga. Oya ngenda vuga iringaniye nk'irate. Oya no buryo bw'imbere n'inyuma. Ibyo byose nuko na squad rigishobora kuringanira byanye n'imitekerereze n'imigirire n'ama profile. Ati ibi nibyo twifuzaga na mbere, ati ariko nanone ati we need pushing to keep pushing for more. Turifuza kugerageza ndi mahirwe cyangwa se ku bundi buryo twabona, ati yaba biri cyangwa se bumwe bwazamura abo dufite, ati byaba ari sawa. Atariko cyane cyane turishimira aho ikipe igeze ahangaha, ati rwose iratanga icyizere. Avuga kuri Marcus Rashford, yavuze ko za ups and down zabayeho, ups and down mu mupira w'amaguru zibaho, ati kandi yabayeho kuri Marcus Rashford hagati ye na Manchester United. Atariko kuri ubu ngubu turi kureba ikintu kizima cyangwa se kiri positive, gishobora gutanga ikintu kiza muri group. Ati n'umusore uri gutanga icyizere muri group, ati kandi azaduha ibyiza, twebwe nka groupe turamwizereyemo. Ati yaba ibyo yakoze mbere n'ibyo azabakora, ati again turamwizeye kuri Marcus Rashford. So kuri Michael Carrick Benjamin, ariko harimo kandi yavuze ko bakitekereza no ku isoko. Nakavuze yavuze ko ku isoko babonye umwe cyangwa babiri. Yavuze ko turaza gukomeza isoko turebe kugira ngo dukomeze kwiyubaka. Bivuze ngo muri we iyo uvuze ngo turaza gukomeza kujya ku isoko, dukeneye abandi byibuza bagomba gukomeza gusuna kugira ngo twiyubake kurushaho. Bivuze ngo byibuza muri squad yaraburamo nk'ahantu nka babiri. Yavuze ko bazapushinga umwe cyangwa babiri bagira icyo bafasha. So kuri wowe Benjamin, Marcus Rashford kugaruka kuri equipe ya Manchester United yarayisoje ku mugoroba, yanganyije na Leeds 1-1. Ni equipe igize pre-season itari mbi. Ari match Manchester yatsindwa ntayo. Kimwe ari match yatsinzwe 1-0 yawe bagitangira ya kagakipe k'abanyamerika ka exam batsinze. Sari match za mbere, match ya mbere ngira ngo bari bakinnye. Ariko warumbaje kuri Rashford afite mu rugo, sibyo? Afite mu rugo rero, niba afite mu rugo gutaha birashoboka. Bajya badusomera muri Bibiliya ngo by'imwana w'ikirara yagiye agatagaguza umutungo wose se yari yaramuhaye, yarayariye yose. Ariko abonye icyemezo cya nyuma yari afite, aravuga ati ndatashye, niba n'abagaragu bo kwa data babaho azangirira imbabazi. Yageze Orlando kandi rwose atashye ageze mu rugo, umubyeyi ati bya bimasa mu bibage hariya umwana wanjye aragarutse. Nje personnellement ndi kuva kuri Rashford ko namubonye nk'umuntu rimwe na rimwe araho yageze ukabona ko nawe yaterera. Harakantu kera twajyaga tuganira na Fuadi ku musore twa Martial, Anthony Martial. Fuadi akambwira ko Martial akwiriye kubaho akaba umuntu w'umugabo cyangwa se akarikura gapfa. Ariko wareba imiterere ya Martial ukabona Martial akeneye, urabona nka kwa kundi umuntu akubwira ko ibintu uri gukora ari byiza, akagutaka akagushimagiza, none ejo mu gitondo ugakora ibirushijeho. Keneye kubyinirirwa. Fuadi akamera nk'umuntu w'intimbe, akambwira ati yanga ibyo ngibyo ngo wageze ku rwego rwo kuza gukinira Manchester United ngo ugomba kuba nguri umuntu w'umugabo. Ugomba kuba ashobora kuza ahubwo. Sibyo. None se Martial ako kantu yarakabuze, yabyinira umusaza birangira umupira sinza harya sigaye abaye. Ibintu muri Mexique ngira ngo
aratashye imwe yagiye muri Mexique Tony Martial ukajya muri Pachuca igeze kujya muri Pachuca cyangwa mu ikipe ntari kwibuka neza Montreal ari kubwa indi yantuze ya ndebera do bageze kujya muri za Mexique ibyo byose rero iyo mbitekereje nkabikusanya mbona ko Marcus Rashford ari muri Montreal kugira amahirwe yo kubana n'umuntu mbere na mbere bakinanye kariko ntibakinanye umwaka wa nyuma kariko agenda barakiranye akizamuka ntiyamusanzemo kaniki yazamutse Michael Carrick ari umwaka wa nyuma ariwe kapiteni wa Manchester United yanamutoje we gahitse yinjiriza Jose Mourinho yego ntawe ukubara nk'ukuzi kandi buriye uzarwane ku nshuti yawe uzarwane ku nshuti yawe ku muntu mwabanye nta kipe afite fawuni frege ikipe kontra barayisoje Rayon Sport iri ni n'amahirwe ubu ngubu ko aje mu gihe ubona Manchester United ishobora kuba yaramaze guhindura imigirire yayo twagerageza amahirwe cyane ko aho twagiye tumutanga agiye agaragara nk'umuntu ugifite ubushobozi muri we ntizanye yo muri Aston Villa yari nziza no kongera no kugaruka mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza buri uwamugiriye neza nabona ni nka Thomas Tuchel warebye imirimo yakoze nyuma yo gusohoka muri Manchester nyuma yo guca mu bikomeye akaba kongera kwambara umwambaro wa Three Lions hano arwanira abakinnyi benshi abakirimo akantu k'umuntu avuga ati uyu muntu reka nongere ngerageze ndebe buri muntu wa mbere wamugiriye neza rwose rashi mu bantu uzashimira mu mutima no ku Mana umusabire n'imigisha harimo Thomas Tuchel kuko yashoboraga kugusiga ntagire umwongereza umusakuriza yashaka kureba akakwihorera akavuga ati nimundi n'ibibazo wagize hano n'iki byose igendere ariko kumugarura mu ikipe y'igihugu byamugiriye akamaro binashingira ko nawe yari yitwaye neza mu gihugu cya Espagne by'umwihariko mu ikipe nyine nka Barcelona ntabwo kuba bikunaniye mwa Manchester United ubundi bagakwiye kuba ujya gupfundira mwa Barcelona si ikipe yari isanzwe ubundi igira abantu neza ko ni ikipe ku gitutu ariko niba United byanze ukaba wajya kwa Barca ugakina ukanitwara neza nuko ubushobozi ubufite hakenewe rero iyo treatment cyangwa se ubwo buryo bwihariye bwa Michael Carrick bushobora gutuma Rashford yongera kugira akamaro i Manchester ikindi kintu bura kinini kiriho gikomeye Carrick yarakivuze ubushize na Rashford ubwo yarahindutse ibihe bibi bishobora kukwigisha cyane hari igihe cyageze akajya yumva ko mu by'ukuri Rashford agiye cyageze ukajya ubona wagira ngo aratekereza ko Manchester United abanza we kurenza United inyuma yuko ari maze no kumuha amasezerano kubana n'abatoza rimwe na rimwe biramunanira hazana munaga hanze rwose umutoza munaga hanze arajugunya ibintu bigiye nabonaga ko ari hantu yari akeneye uburyo bundi bwo kuba yakwitabwaho nk'umukinnyi wagaragaje impano mwiza uko bigaragara Barcelona yaho umwanya ikipe y'igihugu yakongera gutekerezaho mwirushanwa nk'iry'igikombe cy'isi kuza akaba yagiye yabona umwanya hariya mu ikipe ya Manchester United ndabona binashoboka yakina gusa guhinduka bibe byaramubayeho koko uyu munsi yirengagiza ibindi byose akeneye kuza kubaho akaganira na Magwaya buriya bakaganira na Magwaya Magwaya akamuga ati giye umuriro nawusigayemo narawumvise anavuye mu rwobo rukomeye Magwa uriya ngo uriya Michael Carrick muri press conference yacyari kiganiro kirekire cyane yanagize ngo avuga ku mukinnyi witwa Joshua Zirkzee yavuze ati buriya ati buri mukinnyi wese twaraganiriye ati Joshua Zirkzee we yansabye umwanya ati mu mwanya araza muri office yanjye uzi ijambo yamubwiye yarambwiye ngo boss nyine ngo Michael Carrick abanje amwereka ukuntu umusaruro wagenze sezishize aramubwira ati umusaruro wawe mu Manchester United sezishize ni umusaruro mubi cyane Michael Carrick ngo mu Europe namubwira ati umusaruro wawe mu Manchester United umwaka ushize ni umusaruro mubi cyane yamuhaye kuri ariko ngo uyu mwana ngo aramubwiye ngo boss ndashaka kurwanira umwanya wanjye ngo yambwiye ngo mpa indi sezimwe ngwanira umwanya wanjye ngwanira ibaji nta kintu nshaka kubona ku buntu nintagira icyo nkora muri iyi sezo uzandeka umwaka utaha ngende yabwiye ngo nta kintu na kimwe nshaka kubona ku buntu Michael Carrick yavuze ngo ni imyumvire amutangaje ko bagiye gutangira pre-season ariko n'abagize muri pre-season ngo yamwimprovinze cyane harimo kwitwara neza mu kibuga harimo kwitwara neza ati mbere yuko ajya gutangira pre-season namamagaye mubwira umusaruro we ko ari mubi cyane muri sezishize ndabimubwira kuko wari mubi atariko narambwiye ngo boss ndashaka gukosora byose ndashaka kurwanira badge n'umwanya nta kintu na kimwe nshaka kubona ku buntu mbabarira umindi sezo nta muntu ugorora ikijumba kahomfa
bene aba rero nibo bagira gutyo kumva buriya reba ngwiza ukuri Nasiri kandi inshuti yanjye sha bencha hari ukuntu ujya ugira gutyo ukakubita ubu nta muntu nta kintu na nkavuga se nsimbuke ku nta kintu na kimwe bakora ngo ube umusirikare wowe tishoboka ide wowe tiwaba umusirikare byonyine ariko umubiri wawe byonyine ariko reka nkubaze ntabo umubiri wawe byagusaba ko banza kugushyira muri rehab y'imyaka 3 ngahumva waba ushaye rehab bankuramo iki rehab se ni ahubwo banze musobanurira rehab ari iki rehab ni rehab ni umubiri iki bamaza kujya kumukuramo byeri kujya bazikuremo rero umusirikare rehab yabiya none se zarengeje urugero yaba nka umuntu afande yavuze umuvugira ati ngo yarazimweze ngo kujya kwa DPC nimba ari umuziga ngo ndagetse ngo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda rwose iyo mbonye interview y'umuvugizi wa polisi social media bazifite gutya razikurikiye nta kintu kiba batabona ariko ndamwemera cyane Peti ngo yaragiye ngo akubita ntuze n'iki n'ikizagahunda zakuweho ubu ntabwo ganga wasoza rehab na Benjamin komeza nyine muri rehab cyane Benjamin muri rehab turebe ni ukuri ko Imana ntabwo rero si yaba umusirikare ujya kuzimumaramo wamara amezi zaramusabitse se zara kumara amezi 3 ikibazo yabanza kwicwa n'inyota icyo ni icyambere nako ni icyaga inyota yo bajya mu amazi ntacyo yaba burya ngo babanza kugukuramo ibintu ubanza kugagara urumva ukaba mushya ukajya mubiri ukabanza ukabyakira ko bitabyakira nta kizabuza ibisitaza kuza ariko ababiza nabo bazabona ishyano ngo bazashyirwaho urusyo ngo bajugunywe ngo bari mu nyanja y'iki bazabona ishyano ngo bazambika urusyo mu ijosi ubundi bajugunywe mu nyanja tujye tuvugisha ukuri uyu muntu mujya mubwira ko yakinnye umupira urumva ajya bikubwira njya numva mubivuga agiye kuko sindigera mbyemera n'umunsi wari nta maso yatsindishije kumbwira ko umukinnyi adashobora kwiyuburura ngo umuyoberwe nibyo ntabyo uzi bitewe n'imikorere mishya bitewe n'imyumvire mishya bitewe n'iki n'iki ntabyo uzi ntabyo wabonye njye ntabwo ngiye kwiyuburura sindi inzoka urumva rero aba bakinnyi ikintu cya mbere kibanza ubundi habanza imyumvire none bumva ko ugiye kugurura ikijumba cyacika gihita gicika nyine ariko hari ukuntu ugenda gake se tekinike kukigorora nawe urabanza ukacyunga se ko batagishyushya icyo gihe we nemera ni uko umukinnyi ashobora kutagira ibihe byiza ariko umutoza ashobora kuba kubona impano aracyari muto we ashobora kubona impano akaba yabyira none se Nasiri ugize ugira amahirwe yo kureba match ya Leeds Manchester United urebye performance yagize uze kuza kurana Michael Owen ubwe na interview yatanze Michael Owen kuri Sky nuvuga ngo nibyo ashobora kuba umukinnyi we muri izi pre-season ariko muri competition bikanga birashoboka cyane ariko nanone umutoza akwizera ko ari icyo yaguhaye nacyo ayo mahirwe ukayabyaza umusaruro nimba umutoza gusabye kwitwara neza ukagenda ukitwara neza azaguha indi chance kandi ikindi cyiza nuko umutoza amuganirije amubwira ko atitwaye neza umwana arabyemera amubwira ko atitwaye neza ariko asaba andi mahirwe yiteguye gukora neza ati twe twabivugaga mbere ya pre-season tize muri pre-season yitwaye neza bigaragara urukumva yaravuze kandi ku musore kora aba bana bakiri batoya Academy ya Manchester United Michael Carrick avuga ko mu mujyo n'ubwiza Ben bwa Manchester United ngo ni ikipe n'ubundi yamye ikunda kuba yakubakirwa ku isoko ry'imbere mu gihugu ariko kandi ngo ntiyibagirwe abato bayo iki cyiciro kiranakomeye ariko yakivuza aravuga ati uyu mwaka n'utati uretse n'uyu mwaka n'utaha tuzakoresha ko dushoboye kose dufite abakinnyi bava mu batoya bacu bafite imyumvire yo gukina Manchester United ari no mpamvu yese avuga ngo gusohoka k'uyu muntu yitwa abanyine bamaza ari yese akomaza nyine ku kibazo cya Marcus Rashford avuga ko Marcus Rashford ari umwe muri abo ngabo bakuriye muri Manchester United aravuga ati agomba kuba ari kumwe natwe ari mu biri positive byinshi ubona Michael Carrick afite arimo kwinitiatinga muri equipe harimo n'ikintu cyo kuba umubyeyi kumenya uko adiringa na psychology y'abakinnyi cya Felix Benjamin ashaka kuri Carrick urakimubona Rashford azabona Felix nyinshi cyane kubera ko ni erega ni umuntu washyize imbaraga nyinshi kugira ngo Rashford agaruke muri equipe umuntu agirwa n'uwe abandi bose bari bamaze kumurejectinga abafana bamaze kumwanja mavuga ko akwiye kugenda uzi ko yavuze ngo uriya Michael ngo kuba yaza Beni aba bana batoya bo muri Academy ngo bongeye kugira icyizere cyo kuba bakina ikipe yabo ya mbere aryo ngo mbere yuko azahari hari inde wo mu Academy ni Maino
ariko ngo n'aba bana bakiri batoya ba Lisi umwe ubarika ba gutyo nyine. Fletcher abandi bose ngo niba ni muri bisi bagendana ngo bari kumwe ubona nyine we aragenda akabegera ngo akabaganiriza cyane Rashford akabaganiriza rero iyo mwuka ngo yawukunze cyane yakunze nyine ukuntu Rashford ari kuza yegera abana bo muri academy akabaha icyizere ko gukina mu ikipe bishoboka bagomba gukora cyane. icyo kintu rero ni cyiza wanareba n'ukuntu sezo ishize ukurikije ukuntu mani yitwaye bimwe mu bintu twashimaga cyane byazamutse harimo mentality kuba abakinnyi barahinduye cyane imyumvire imikorere yabo ukabona ko hari ikintu cyazamutseho cyane uburyo mu kibuga bitwara uburyo ubona bagerageza kwitanga mu mukino bagakina ubona batizigamye ubona ko barapresinga baragaruka kudefana iki kintu cyabonamo birakwereka ko Michael Carrick ikintu kijyanye no guhandoringa psychology ku bakinnyi be ni ikintu ubona ko arimo kugenda ametiriza cyane kandi no Rashford turimo turavuga yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'umuntu ubona ko wahindutse kuko ejo bundi muri interview bamubajije bati se ko nimero yawe wambaraga ubona ifitwe n'undi mukinnyi arabwira ati icy'ingenzi ntago ari cyo si nimero wambaye ahubwo icy'ingenzi n'icyo ukora wambaye iyo nimero kuri badge nk'ingi ya Man U bikwereka ko nawe ubwe hari ibimenyetso by'uko ari umukinnyi wahindutse Spurs yabayemo muri Aston Villa ndetse muri Barcelona yaramukujije kandi ubu noneho working environment arimo environment ari gukoreramo itandukanye n'iy'ubushize kuko Rashford akiri muri United wanaga ibintu byose niwe biri ku mutwe intsinzwi ibyabonetse bitagenda neza ariko ubu noneho ari muri club ubona ko irimo n'andi mayerema n'abandi bakinnyi atari we washyirwaho intsinzwi ya Man U mu gihe byaba bitagenze neza ntekereza ko rero bijyanye n'akazi umutoza arimo gukora cyane cyane uburyo bwo kugumana abakinnyi be kugumana squad ye ibiri positive bisohoka iby'abaganira mu itangazamakuru birakwereka ko ari umutoza uri kugenda gake gake groupe ye arushaho kugirana icyo nakwita nk'ubwumvane nko guhuza nayo kandi byose bihera ku buryo umutoza yafasha abakinnyi uburyo bamwumvira uburyo biteguye kumukora mu kibuga urebye ibyo bimwe mu bintu ubona ko Michael Carrick arimo kubaka neza cyane anako kandi Rama Travel niba warigeze wibaza uburyo wajya Canada ubwo nizere ko abantu nyaboneka mugana Rama Travel kugira ngo ibafashe anako kandi Benjamin muri Eleveronge baratwakira ku cyumweru nimugoroba nzakugurira akantu k'akaboga ku cyumweru nimugoroba ubwiza kurya umuntu w'umugabo ejo ndatwemereye iki ariko rero nawe ufite ikibazo yayo yose